muri context y'ubuhanga mu kibuga nk'umukivuga ngo yarahetse ni umuke batuzanye uri butitiza bareba babare ku rwego wenda ku buryo hari n'abamwe bavuga bati uyu ni injyawuro abandi bati ni ikene wabo urumva ukuntu ngo bihuza niba ngo ari na mukasa n'undi ngo w'umucuti wabo sinzi ukuntu bivuga ushaka kujya muri details zabyo ariko nanjye ubwanjye mbajije rwose nk'umunyamakuru wa siporo maze igihe muri umupira ntabwo ryarize atwagiye tubona reyo APR igura muri reyo igakuramo umuntu uzayivugisha bakazana mangwende bakabara bayiciye akaguru bakazara bamanzi Haruna bakabara yangije gutyo yagize na warya yakabara n'ibyazina koko ryari rihetse ku buryo n'umukeba buri agira ipfuno jihad n'abandi yego ariko ubu kuri Arsene mu by'ukuri ntabwo ntabwo ryigeze riti ariko bayida warukomoje kuri Arsene yateye penalty ya kangahe ya 10 nukuvuga ngo abakinyi bose bagombaga gutera bari bamaze gutera hari hasigaye we na Paveri nzira ariko habazamu nicyo ntinyiri kibuga n'amateka n'ibintu bibiri bitaryarya bitanabera bitanabeshya byanze bikunze ntikiburano kigutamariza n'amateka niko se nkwegera mikoro ariko ntibibura gutyo ukabona iraje ntibibaye bura nk'iya penalty iza guhushwa na Lamptey nta kibazo cyari kwajyari ko yarakinye umupira abantu bose badepoje nta kibazo agaragara ko ari umuntu uri ku rundi rwego none se waho yasimbura amakosa yarakoze mu kibuga reje ende ntabwo uri kunyumva ikibazo sa makosa cyangwa kinahoze nkubwira ngo urumva izo ngingimira icyo bita dute zari zihari none zikaze gukonfirimwa na cya kibuga ari ikibuga cyanga kugusekera neza kikagutamaza ubu ngo bari bazakomeza bamwishimira kandi yaragiye bavuga ngo ambasaderi bohereje abaperi bazigira bamwishimira bibaho ko nakubwiye ngo biragoye mu mupira uko tumona uko makipe yubaka kugira ngo azisange wa mugana wa mwanafunze ajya uvuga ngo twisanze hano dute kugira ngo azisange muri position ari ugiye gucungura APR kugira ngo akureho icyo cyasha niko nakita kiba cyamugiyeho kuko gice numva nuko shwa za equipe buri gihe umupira hari igihe nyine biba gutera igiceri sibyo hari igihe bikunda ikindi mbona ku isoko ry'abanyarwanda harimo ikibazo gikomeye cyane uravuga uti Arsene ntari ku rwego rwo kujya muri APR ariko none ukibaza niba yari ikeneye undi mukinnyi arusha no mu bahavuye option yindi yari iyihe mu banyarwanda ntabwo byari ngombwa ko bagura abanyarwanda ko bafite bahagije bari kugumana badani na baba yabakera nko kuri kangahe turumutse tugiye ibyo by'imibare ngo 7 8 ibyo nibaza ko nishobora kuko hari ukugura ati sinumva ukuntu bakatari muri 18 yarakinye sezo yose yarakinye neza ukuntu akina sinumva ikina Arsene murusha no kubwira ati sinumva ukuntu nzotanga ari ajye mu kibuga ibyo na systeme z'umutoza nibaza ko buri mutoza agira akugira mutoza wese agira surprise agitambo gihari byo noze mbabwira abakinyi bacu baragiye bajya muri comfort zone bahemberwa ubusi igihe kinini banga kuzamura urwego bagiye kwisanga rero muri situation ibagoye uyu munsi tuvuge ngo Baka kuki atari muri 18 ariko ni Baka nyine utarazamuye urwego ku mumboni z'umutoza rwo kujya muri 18 twamonaga nk'umukinyi ukaze byandi by'akagabo gahimba kandi kataraza niko bimeze noneho niba winga nibaza abanya Nigeria 18 se ashobora kuzayibonamo nkakangahe muri sezo abenshi barakomoza kuri Arsene ariko hari iminota 90 yo gukina ari umwaku yagize hari iminota 90 twinjire mu kibuga hari byo twita umwaku abandi bakabisobanura gutya bakagira gute nibyo nkubwira ngo ikibuga kigira ukuri kwacyo kigira ukuri akoreje uremera ko na muhanga wa penalty ntawe ibyo ngibyo ndabyemera ko nta muhanga ariko n'abahanga bazo kwanza babaho ntabwo nemere ngo nta muhanga wa penalty babaho je nigeze kubona witwa Badani Mafi na ba Loreni sinigeze mbabona bahusha za penalty kandi nabarebye imyaka itari munsi y'10 abahanga bazo babaho ahubwo muri kiravuga kibiya byageze ngo niba ari sudden death bagomba gutera imwe hariya uje wese ubushobora kuyitera ntuyinjize ya uteruye urebye ashaka gutera nko muri plafond ubundi abantu bimoso iyo atari maradroit akenshi gutera penalty biraborohera kenshi nibo bantu boroherwa na penalty kuko ukuguru kwe kuba kuri unpredictable biba bigoye cyane kugupredictinga kumenya ngo aratera hangaha ariko Arsene
ntibyamukundiye umupira wagiye hejuru akeneye nibaza ko ku myaka ye kuri experience ye akeneye kuza ko bamuba hafi nibatamuba hafi birarangirira ntazashobora no kongera gufunga umupira kuko deja abafana bare barimo baramuprayizinga kumuprayizinga no kumuteranya n'abaperi deja bari n'ubundi bamufiteho dute birasaba rero kumuganiriza psychological kugira ngo ko kazongere ajye mu kibuga kine yigirira icyizere icyo nibaza umuntu akwiye kuvuga kuri ibi ntabwo ari byinshi kubera ko APR yabuze Sekafa nibyo ntirayikura hanze ariko nibaza ko ifite Sekafa eshatu kandi numva agiye ku bwanjye nta gikuba cyacitse itsaho kare ntirayikura hanze ariko Sekafa hanze niyo mu none se ibyo uretse mu Rwanda tubyumva ahandi babyumvise ne igikombe cy'isi 98 bari iwabo ntago kibarwa ibyo biba mu Rwanda gusa ni stara domicile biba hano gusa sibyo je numva nta kintu bivuze Sekafa barayifite tureke wenda muri context y'abafana hari ukuntu biba biteye sibyo hari icyo utahagarika hari icyo abafana ba peri bagomba kumva bagomba no kubona sibyo kandi si kuri bo gusa nabo situation nk'iri yibaye kuri Reyo niko babigenza sibyo barayituroringa barayataka barayiserereza sibyo nubwo wenda bitagera ku rugero rw'abarewe kuko bo ni benshi kubarusha sibyo ni benshi burya kandi bo babana bifitemo umujinya noneho nk'umwe bari kubona ibimenyetso byo ko ikipe iri kugura ntawo bakira barabaserereza urabona bitayadara ukuntu asa n'uwimunyamunye yinyaye mu isunzu hari utuntu ari gukora tw'udutusha ukabona birabaha morale ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo troro z'abafana ba Reyo zo barazirya ariko nabo bibuka ibyo bakoreye ngabo avuga ngo ni amatsinda video ze buri munota zabagaze imigati n'ibiki ngo mwirishama ku kantu marifini imigati baraza kuyiha ngo troro kumbona ziteye ubwoba yarazanye umugati ngaraza kuba rutaro azabatsinda Arsene yadukuye yandirimbo yo kwamaza umuyobozi kuri igihugu urumva turoroze ni ngombwa kandi no mu mupira abantu bagomba kubyumva ngenda zemera cyane niba udakunda ikipe nta n'impamvu yo kuyifuriza nyine byiza nabonye Desire avuga ati rwose dukwiye kuba sportif ntago kwataka APR kuyiserereza uri umufana wa Reyo ari kutaba umusportif ntaho bihuriye sibyo ubifitiye uburenganzira Inikeri sise cyane yavuze ngo iki yavuze ngo buri wese azi ko nyina ari we uzi guteka neza cyangwa igihangange ari se hari abavuga ko baguze neza igihe kizagera tuzareba uko baguze oyo nawe nizikabira ngo nyirabukondogoro nayo ivuge ngo ba nkorambe mubwira ntajya yumva ntagashaka ntibakavuga Reyo na APR ngo ashaka gusesekamo gasogi kazakanise genda mwemera yagisomerwa ku bantu ari urugamba ahita aza akisesekamo ariko zirateje ndazemera yarazinjiranye se mu kibuga numve mbivuga ntaza zakazitsinda usanga zifite ibintu hari byo zibura we afite izo ntwaro zirimo ndetse no gutangaza n'ubwiyahuzi rimwe mu magambo make kandi birakunda mu ndorerwamo yanjye abafana ba APR ibyo bakwiye kubyakira turoro bakazemera bakabashushanya bakabaserereza bakabyakira abafana ni kimwe karenze kuko munsi nabo bakiniye hano rero turu bakanirwa kujya mu matsinda batsindwa na Bengazi baraburiye bihagije ibyo rero ni umupira urabona nka Ngabo akana aba yakoze akanda kemera sibyo mugomba kumenya ko Rayon Sport imaze imyaka 5 nta shampiyona sibyo nta matsinda ivuga nta kintu na kimwe ibyishimo byayo nagahinda ka APR nagahinda ka APR
igomba rero nayo kuba Regis na Kenzi muze kandi kumfasha bamubwira akantu igomba kuburira ikabumvisha ibyo ndabishyigikiye ikipe nka Gasogi impamvu yaje ikabyimba yinjiriye mu ntege nke z'amakipe yitwaga ko ari manini Kiyovu APR na za Mukura na za AS Kigali ibona ntacyo ziyirusha ahubwo yo itangira kuzinjiramo nyitangira kugenda izihonda inkonje rimwe na rimwe yiza gusanga ari ibikoko bahora zikamutera 5 ubutaha ikarya 3 ntabwo byari gutuma nanyira bimutsinda bose muri championnat hari ikipe iruka gutsinda ibitego 3 5 4 niyo mpamvu rero zigomba nazo kubyumva zikakira nyine izi troll zose kuko ibyo avuga rero bazajya mu kibuga ubone bari biranguye cyane urumva hakenewe amakipe atanga itandukaniro buragiye ngo ikipe ya Bayern Munich ikipe ya El Ahly n'ikipe ya Real Madrid zigufashe zirakwica ihita kwicaye akino sezoreje no sezo biraza guhinduka amakipe arabirya i Kigali iyi sezo amakipe nkurikije ukamwe namwe yiyubatse aya makipe amwe namwe asinzira ataratangira n'imyitozo amwe bazajya barya 5 byumweru 3 cyane shampiyona igiye gutangira uyu munsi nagihindutse fixtures zirajya hanze za sezo itaha byari zakerejwe na za Kiyovu na za AS Kigali zigihuzagurika ariko fixtures uyu munsi ntagihindutse perezida wa league arazemeza zisohoke haje mudaheranwa fixtures z'umwaka taha abanyamahanga bose nibaza ko bari buhinduke baraguma ari 6 intambara ngo zabaye nyinshi bikomeye cyane muri iyi minsi 3 inishize uzado operation ni ibintu biremereye cyane ubwo uzaduha operation nibamara gufata icyo cyemezo yitwa Ministeri ya Siporo ngo yarasizoye aho rero umupira wacu ukomeza gupfira ngo yarasizoye yarakameje Ministeri ya Siporo aho niho bikomerera ariko n'ubu ndacyabivuga ntago ikipe imwe ihindura projet sportif s'amakipe yose yifinduye muri mu buryo bwiza ntago ari izahora ifite umupira yonyine n'umuntu umwe ashobora guhindura ibintu mu buryo bwiza bikaba byakwa usibye n'iti hari uburyo babihindiyemo rero biranga nibatuze umurongo mugari utangwe n'urwego rukuru rw'umupira w'amaguru mu Rwanda ari rwo ruhese ari rwo Ministeri ya Sport none se ariko ziko rikara tumva Sport maze kumubona ukizana champion muri ministeri nese so by headings ntabwo buriye iyo bibaye bari amahano ubu bari gukora amahano yego ubu sumaze imyaka ingahe ubizi ko Ministeri ya Sport ifite ijambo rya nyuma ku mupira w'u Rwanda biterwa n'intege nke z'umuyobozi wa Ferwafa ibi ntabwo ari bikore afandisiza utitaye ngo urinde ntabwo ari buze kubivanga ubundi ahandi ikintu amakipe 16 yifuza akina shampiyona ashora amafaranga yayo ubundi gihindura ute uburinde kuko uyu munsi yongera ngo ni ikipe imwe ni ikipe imwe sibyo ariko twemeranye ko andi 15 nayo bishaka keretse uyu munsi yongera uti rero nibashaka polisi nibashaka sibyo apel nabitegeka ite yahonara kugushyigikira ariko niba uyu munsi ntarabona objection y'ikipe yari yose ikina muri 16 ni ihe so yakwiyahura gukora ibintu ikarekura akoresha ubutasi bwawe nyine nihe bibangamiye ni ihe se undi yabitinyuka izi yitwa kizikuriye yamaze gutanga umurongo ubwo ubundi se byazavantaje ubwo mbwira nk'umuntu watinyuka aba muri iyo kipe agatanga nyine mbwira icyo bifasha icyo bifasha mu makipe ni tugendera ku myumvire ya ministeri ukibona siporo ministeri ya siporo yo hano mu Rwanda yewe na minister Mimosa yiza kuba ariyo ikaze cyane muri siporo mu by'imyumvire ntabwo twari kuba turahangaha turi muri siporo n'abayimubanjirije mu myaka yashize twakuba turi ku rundi rwego ha muri context ya nationale haba muri ibyo bise twagiye tuvuga n'ibibazo tura twumva muri za Leonazande n'ibyari kuba bitajye hari